kuko gahunda ituzanye niyo kurimbura itorero rya ADEPR. Nibwo nateye hejuru mu ijwi rirenga ndavuga nti nimusenge, 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 dore baje kubarimbura. Ako kanya b'abayobozi barimo n'umushumba n'ababashyitsi n'abakristo bari bahari bakebukiye rimwe muri cya cyerekezo twari turimo, ariko bagikebuka bakubise amaso b'abadayimoni bose bahindukirira rimwe basubiza amaso inyuma, maze ntibabasha gusenga kubera ubwoba bari bagize. Ako kanya numva ijwi rirambwiye ngo nibyo koko abo badayimoni baje gusenya itorero rya ADEPR kandi bagiye kuririmbura mu buryo butatu ngiye kugusobanurira. Ryajwe numvise rirambwira ngo uwo mudayimoni wa mbere ubona uryamye hasi, uwo nguwo aje kwibasira abayobozi barimo umushumba mukuru n'abamwungirije n'abashumba bose bashumbye mu maparuwasi. Uwo nguwo azabateza amacakubiri, abateze kutumvikana, abateze mu mwiryane. Ntibazigera bumvikana na rimwe ku ngingo nyinshi zizagenda zifatwa. Abo ngabo bazabaho mu buzima bwo kutumvikana, bituma itorero rya ADEPR ritagira ireme. Ambwira uwa kabiri, arambwira ati uriya wabonye kureba nabi watambutse bwa mbere, turiya aje kurimbura umuntu wese ufite umurimo mu itorero rya ADEPR. Abo ngabo barimo babaririmbyi warebaga bateza ubwibone no kwishyira hejuru, harimo abahanuzi n'abingenzi, abo ngabo bazibasirwa cyane. Harimo abadiyakoni, harimo abarimu n'abandi bose uko inzego zigenda zikurikirana mu itorero rya ADEPR. Uwa gatatu rero bafite misiyo yo kwibasira abakristo, abo ngabo kubateza kutumvikana, kubateza inzangano, kubateza amagambo, kubateza kutumva ijambo ry'Imana. Abazajya baza gusenga muri iryo torero benshi bazajya bafatwa n'umwuka w'amagambo, nibabona hari ugiye kubigisha batangire kumujora, batangire kuvuga ibibi bye aho kugira ngo bumve ijambo ry'Imana ari kubabwira. Kubera uwo mwuka uzaba waraturutse hejuru ukibasira abashumba, ukibasira n'abandi bafite imirimo mu itorero, bizatuma abakristo bazajya babasuzugura, bafatemo ko ari abanyabyaha, ko batabasha no kubageza ku Mana. Benshi bazajya baza nk'uko bataye nk'uko baje, nta rukundo ruzaba rukibarimo. Benshi bazatukwemera bave mu gakiza, abari barakijijwe babivemo bavuga ko babeshywe, kuko n'ababahaye inyigisho bakabafasha gusohoka muri bya byaha nabo ubwabo bababonye babikora, bityo babifate nk'ububeshyi bave mu byizerwa. Nuko mpabwa ibyanditswe dusanga muri Bibiliya yera no muri Bibiliya ntagatifu, ariko ngewe nkaba ngiye kubasomera muri Bibiliya ntagatifu kuko niyo mfite, ariko zose zirahura. Nawe ufite Bibiliya zera namwe muzisome. Cyanditswe rero nahawe cya mbere kiri muri Matayo ibice 5 kuva ku murongo wa 13 kugera ku murongo wa 16. Icya kabiri tukagisoma mu Byahishuwe ibice 2 kuva ku murongo wa mbere tukajya ku wa 4 ndetse n'uwa 5. Ibyo byanditswe rero ibyo bikubiyemo ubwo buhanuzi nahawe. Cyanditswe cya mbere turagisanga muri Matayo ibice 5 kuva ku murongo wa 13 tugeze ku murongo wa 16. Haragira hati, muri umunyu w'isi, ariko se umunyu wakayutse bawusubirishamo iki uburyohe? Nta kandi kamaro kawo kereka kujugunywa hanze ugakandagirwa n'abantu. Muri urumuri rw'isi, ikigo cyubatse mu mpinga y'umusozi ntikihishira, kandi nawe ucana itara ngo aryubikeho ikibo, ahubwo arishyira ku gitereko cyaryo, aho rimurikira abari mu nzu bose. Urumuri rwanyu niruboneshereze rutyo abantu, kugira ngo barebe ibyiza mukora, bakurizeho gusingiza So uri mu ijuru. Amen. Ikindi cyanditswe rero turagisanga mu Byahishuwe ibice 2, turasoma umurongo wa mbere, uwa 4 n'uwa 5. Aragira hati, andikira umumarayika wa kiliziya ya Efezi uti, ufashe inyenyeri 7 mu kiganza cy'iburyo
akagenda rwagati mu matara 7 ya zahabu, aravuga ati, ku murongo wa 4, nyamara mfite icyo nkugayaho, nuko utakinkunda nka mbere. Ku murongo wa 5, ibuka rero aho wanantutse ukagwa, gira wisubireho kandi ukore ibikorwa nk'ibya mbere, naho ubundi ngiye kuza, maze niba utisubiyeho nzakure itara ryawe mu mwanya waryo. Amina. Iryo ni ijambo ry'Imana, Imana yaherekeresheje ubu buhanuzi. Iyerekwa ryo ku itariki ya 14 z'ukwa 4 2025 rirangiye, nibwo nagize ubwoba nibaza icyo nkwiriye gukora. Mbaza Imana ni iki nakora ko binteye ubwoba kandi nkaba ntashobora kujya mu itorero ritari iryanjye ngiye gutangayo ubutumwa. Nta Imana yashubije, byakomeje gutyo. Ku itariki ya 16 kuri ya saha nyine y'isa 9 maze gusenga, nibwo nongeye kwirambika n'ubundi ninjira mu iyerekwa. Ubwo nagiye mbona ndyamye ku buriri bwanjye, iruhande rwanjye hari haryamye umwana w'uruhinja ruri hagati y'ukwezi n'amezi 2. Mbona uruhinja rurandebye ruraseka, nanjye kubera no gukunda abana mu buzima busanzwe, ntwarwa nuko ako kana kari kunsekera, nkajya nkaganiriza ariko ko nikansubizaga uretse guseka gusa. Mu gihe rero nkishimiye, nibwo nagiye mbona umwana arahwereye amera nk'upfuye. Ndabyuka ndavuga nti ibi ni ibiki se kandi bibaye kuri uyu mwana. Nibwo natangiye kumusengera, ndasenga cyane, ngiye mbona umwana arahembutse, arongera ankandurira amaso araseka yishimye. Ndongera ndamukinisha, ndamubwira ariko ntiwongere kunkora ibyo unkoze. Haciyemo akanya rero ngiye mbona n'ubundi arongera ahwereye ku nshuro ya 2. Ndavuga nti se Mana, ibi ni ibiki? Umwana ndongera ndamusengera, mbona arongera ahembutse. Ku nshuro ya 3 nibwo nongeye gukomeza kumukinisha, n'ubundi mbona arahwereye ku nshuro ya 3. Mu gihe rero ngiye kongera kumusengera, nibwo nagiye kumva numva ijwi rirambwira ngo, uru ruhinja ureba ni urwa Deperi, nyamara wagenda ukababwira. Nibwo nahise mbona ikindi cyanditswe mu byahishuwe ku nshuro ya 2. Murumva nari nakibonye bwa mbere mu iyerekwa rya mbere ryo ku itariki 14 z'ukwa 4 2025. Icyo cyanditswe cyo mu byahishuwe nongera kukibona kigarutse igice cya 2 umurongo wa 1, uwa 4 n'uwa 5. Twabisomye, muraza kubisoma. Igice cya mbere twabanje kubisoma. Ubwo rero bwarakeye, nibwo rero Imana nayibwiye nti ibi bintu uri kumbwira ni ibintu bikomeye, mbese nkora iki? Hari ku manywa, mu gitondo nari mpetse umwana umuvandimwe wanjye ndi kumuhendahenda. Umva ijwi rimbwira ngo, ugiye kubona umushyitsi kandi niwe uri bukubere ikimenyetso cy'uko ari jye bavuganye nawe. Bigeze nko mu masaha y'isa 4, nagiye kumva numva umuntu akomanze ku irembo. Ngiye kumukingurira nsanga ni umusazi, ababana n'ubumuga bwo mu mutwe. Yari yuzuyeho umwanda, yari yarabyimbye amaguru kubera kwirirwa agenda no kurara mu marimbi. Ijwi rirambwira ngo mukingurire kandi umusengere, nurangiza umugaburire. Ariko ngira ubwoba bwo gutinya ko hagira ibyo yangiza. Ijwi rirambwira ngo wigira ubwoba, mukingurire. Niko namurungurutse rero mu mwenge wa porutaye, arambwira ati mabuja, wampaye ibiryo komeruka kurya kera. Maze ndakingura, ndamwakira, ndamugaburira. Twahereye isaha y'isa 5 musengera kugera ku isaha y'isa 9. Byasa n'ubundi nkunda gusengeraho. Umurwayi arakira, aba muzima. Ubu ni muzima, igihe nikigera muzamubona, ariko ni muzima ubu ngubu. Arakora, akorera amafaranga, arashima Imana, atanga ubuhamya anyuze hose. Igihe nikigera nawe muzamubona. Nibwo rero nashize ubwoba, ndavuga ni burya koko ni Imana yavuganye nanjye. Reka ubu butumwa Imana yampaye kugeza ku itorero rya Deperi mubashyikirize. Dore rero ubusobanuro bw'izi mesaje zombi uko nabubonye. Muri mesaje ya mbere, Mwuka w'Imana yasobanuriye ko umugore utwite inda nkuru wendaga kubyara ashushanya itorero rya Deperi, naho umwana
umuri mu nda agashushanya umwuka wera uri muri iryo torero. Naho umugore waje yambaye ijipo y'umukara n'ishati yera, igitambaro cy'umukara n'umweru n'inkweto z'umukara, isaha na telefone, ashushanya ubwami cyangwa se itorero rya shitani bwinjiye mu itorero rya ADEPR mu mayeri. Ngo nk'uko imyambaro y'uwo mugore ibigaragaza, yaje yambaye imyambaro y'umweru n'umukara, bishushanya kwiyoberanya kwa Satani mu itorero rya ADEPR. Aha rero nkaba narahawe icyanditswe dusanga mu Byahishuwe ibice 13 umurongo n'uwa 11. Turasoma mu Byahishuwe ibice ni 13 umurongo n'uwa 11. Haravuga ngo, nuko mbona nanone ikindi gikoko kizamuka ku isi, cyari gifite amahembe abiri nk'intama, ariko kikavuga nk'ikiyoka. Murabyumva rero, uyu mugore nubwo yagaragaraga nk'umurokore, akaba yaraje aje gusenga nk'abandi, ariko muri we yari yifitemo umwuka mubi wa sekibi ugambiriye gusenya iri torero no kubangamira umwuka w'Imana uririmo. Uyu mugore kandi agaragara nk'ufite isaha akoreraho kandi akagira na telefone. Iyi telefone rero ni umuyoboro uhuza uyu mwuka mubi ukorera mu bantu binjiye muri ADEPR bitwa ko ari abakristo nyamara atari bo. Bakorera rero ku gihe, bakorera ku gihe kuko igihe cyabo ni kigufi barabizi. Niyo mpamvu mwabonaga mwiyerekwa mbona nyine akunda kureba ku isaha cyane kuko ari gusiganwa n'igihe, kandi ikindi akaba yari afite n'iyo telefone ariyo muyoboro umuhuza neza na sekibi Satani, agendera ku mabwiriza bamuhaga. Naho icya gatatu Mwuka Wera yambwiye ni kuriya kujujura kw'abakristo. Abakristo niko mubyibuka batangiye kujujura ari uko uriya mugore w'umunyamwaga atangiye kubyiga wa mubyeyi wari utwite. Ni ukuvuga rero bisobanuye yuko abakristo mu itorero rya ADEPR bazasobanukirwa, benshi babibone cyangwa se yenda baranabibona simbizi. Hanyuma nibamara kubona ibiri kubera mu itorero bazavuga bati, ibi bintu ntabwo biri guturuka ku Mana, ibi bintu ni ibya shitani. Basakuze rero babivuge babibwire n'abayobozi cyangwa se hagati yabo, ariko ngo abayobozi ba ADEPR babima amatwi nk'uko nabibonaga n'ubundi mwiyerekwa. N'ubundi abayobozi bo barakomeje biyumvira za ndirimbo zarimo ziririmbwa na korali, ntibita kuko mu giterane hadutse urusaku rw'abakristo barimo kwijujuta kubera uwo mugore wazaga kubyiga bagenzi babo. Icya kane Mwuka Wera yansobanuriye ni kuri korali yaririmbanaga ubwibone, ikora amajeste adasanzwe kuko buri wese yakoraga uko ashoboye kugira ngo abe ari we agaragare nk'aho ari we muhanga. Ngo bishushanya ingeso n'imico izinjira mu itorero rya ADEPR, ngo kandi yari ikizira. Ibyo bizakorwa babibone nk'iterambere, ariko mu maso y'Imana ngo ari ikizira. Icya gatanu rero nasobanuriwe ni urusengero rwari rwubatse ari etaje, ariko rukaza kurangira mbona rusakaje ibyatsi byarupfukiranye.
Ibi bisobanura, ibyatsi bisobanura ngo ibikorwa bibi bizinjira mu itorero rya ADEPR, ngo imico n'imigenzo mibi n'ibyaha by'indengakamere bizinjira mu itorero rya ADEPR, hanyuma ngo bigapfukirana Mwuka Wera urikoreramo cyangwa se warikoreyemo, hanyuma ngo ibikorwa byiza bya kera ADEPR yakoze ari byo birangwa na etaje nziza isizwe amarangi y'umweru, ngo maze bikazapfukiranwa n'ibikorwa bibi, n'ingeso mbi n'ibyaha by'indengakamere ngo bizinjira mu itorero rya ADEPR. Ibyo rero ngo bikazababaza Imana, kuko ibikorwa byiza byose ADEPR yakoze bizaba bibaye impfabusa. Inzu nziza rero igaragazwa n'igisenge cyiza ndetse ngo na fondasiyo nziza. ADEPR yatangiye neza ifite fondasiyo nziza ariyo Mwuka Wera, ngo izamuka neza cyane iyobowe n'Umwuka w'Imana. Benshi barahakiriye, abaje barwaye barahakiriye, abaje buzuye ibyaha barakizwa bahinduka abana b'Imana, abasambanaga, abicaga, abarozi, abapfumu n'abakonikoni babivamo barakizwa bagarukira Imana kubera umwuka mwiza w'Imana wakoraga muri ADEPR. Ngo ariko umwanzi Satani yinjiye muri ADEPR mu ishusho yo kwiyoberanya, ngo gahoro gahoro Umwuka Wera ugenda wirukanwa. Ngo niyo mpamvu rero mu iyerekwa rya kabiri ariho nabonye ruriya ruhinja rwari rwiza ruseka, ariko nkabona ruhera, nasenga rukazanzamuka, sobanurirwa yuko ari Umwuka Wera uyu munsi uri muri ADEPR. Ngo niko bisigaye bimeze, Mwuka uharinga ararembye, ngo ararembye cyane, ngo ariko kubona hwera, ngo yajya kugenda hakagira ab'ingenzi bake basenga, ngo basenga Mwuka akongera akahakorera, ariko ngo igihe kizagera ngo nibadahinduka ngo basubire ku rufatiro bahozeho, ngo igihe kizagera ngo Mwuka Wera azabakurwemo. Ndabwirwa ngo Mwuka Wera namara kubakurwamo, ngo ibyanditse muri Matayo ibice 5 ku murongo wa 13, ngo nibyo bizahita bisohora kuri ADEPR. Reka tugasome nubwo twari twahasomye n'ubundi, reka tuhasome muri Matayo ibice 5 ku murongo wa 13. Aravuga ngo muri umunyu w'isi, ngo ariko se umunyu wakayutse bawusubirishamo iki uburyohe? Nta kandi kamaro kawo kereka kujugunywa hanze ugakandagirwa n'abantu. Murabyumva rero iby'Imana ivugana namwe ADEPR. Mugerageze murebe ikintu cyatuma Mwuka w'Imana abakurwamo maze mugikureho, kandi uko mwari muri kwari kunejeje Imana. Byaba byiza musubiye ku rufatiro maze nimwishinge ibyo Satani abinjizamo, ahubwo mugakomera ku kwemera n'isezerano mwagiranye n'Imana maze mukagororerwa. Hari hasigaye rero igihe gitoya kugira ngo ingororano yanyu muyibone, nk'uko umubyeyi aba atwite nyine azahajwe n'umunaniro n'umubabaro mwinshi mu buzima bw'igihe atwite, ariko arishima akavuga ngo mu gihe gitoya ndaba ntanze ubuzima, maze nzashimishwe n'umwana wanjye nzaba mbyaye. Ni koko umubyeyi
ashimishwa n'uko afite urubyaro mu biganza bye. Iyo amaze gushyikira umwana ntaba akibuka umubabaro yagize atwite, ntaba akibuka bya bise, ntaba akibuka ya majoro yararaga, ahubwo yuzura ibyishimo kubwo kubona icyaturutse mu mubabaro we. Namwe rero ngo ubu mwari mumeze nk'umugore utwite witegura kwakira ibyishimo. Ngaha rero Mwuka w'Imana nabayobore, Mwuka w'Imana nabamurikire, maze mubashe kugaruka ku rufatiro, maze ingororano yanyu izabe nyinshi mu ijuru. Amen. Imana rero ishimwe cyane ko mbashije kubutanga. Iyaba Imana yankundiraga ikagera mu mitima y'abawugenewe, maze itorero rya ADEPR rikongera kubaho neza nk'uko ryahoze. Imana ibashyigikire. Reka dusenge. Nyagasani Imana yacu, Data wa twese uri mu ijuru, nibyo koko ni wowe ufashe roho ndwi n'inyenyeri ndwi mu biganza. Ibi ni amatorero 7. Ni wowe ufite itorero rya ADEPR mu biganza, urarizi kandi urarisobanukiwe. Uzi aho ryavuye rikagwa. Ndakwinginga kugira ngo wongere wohereze roho wawe muri bo, Mwuka wawe yongere kubasanga, bagaruke ku rufatiro ruzima. Nyagasani, sabiye abakristo imbaraga, sabiye abapasiteri imbaraga, sabiye abafite umurimo bakora bose, barimo ab'ingenzi, abahanuzi, harimo abadiyakoni, harimo abarimu, harimo abashumba batandukanye. Uwiteka Imana ubasange, ubuzuze imbaraga zawe. Nyemerera ubafate ukuboko ubagarure mu nzira itunganye. Nyemerera izina ryawe rishyirwe hejuru Nyagasani. Dayimoni Satani we kongera kuyobya abana b'Imana. Nyemerera Uwiteka utsinde imyuka mibi izamutse ishaka gusenya itorero ryawe. Itorero ry'irinyamwuka, nyamara Shitani arifitiye ishyari kandi arifitiye umujinya, kuko hari benshi bahahembukiye, hari benshi bahaboneye ubuzima, hari benshi bahaboneye agakiza, nyamara Shitani arashaka kubasubiza inyuma. Mana yacu, ni wowe umenya amatorero yawe, ni wowe umenya imiryango yawe, ni wowe wansobanuriye neza yuko utari Imana y'amadini, ahubwo twese turi mu itorero ryawe. Ngaha rero Nyagasani Imana, igerere mu muryango wawe, igerere muri ADEPR, maze uhindure ibyo umwanzi Satani yagoretse, ubisubize ku murongo. Urakoze Mana yacu, icyubahiro n'ikuzo nibikomeze bibi byawe, uko ibihe bizahora bisimburana iteka. Ijwi ry'Abahanzi TV.